n'abavukana nabwo refanse undi ariwe mwakoze hari n'undi umwitengo n'abarahari ubwo n'abafite babo mu ko bavuze ko habuzemo umwe ariko abo ngabo barahari rero yakomeza none rero akaba bakwe abana ariko bashatse nabo ubwo bahaguruka nabo kugira ngo bawaje kugara kubatishyira mu rugo ndamuzi abakwe b'uyu muryango bahaguruka n'abadamu babo bahaguruka twihutisha gahunda abangaba ni abakwe bacu bwa n'undi hariya sawa ufite rero n'abana b'abatisimu nabo barahaguruka namwe kugira ngo kuko umwana w'abatisimu ni kimwe n'umwana w'undi maze tugakuka kimwe nabo bahaguruka nanone dufite abana nubwo mubabona gutya bafite ababyara babo umwishwa wacu ngo nabo bahaguruka nabo bakabasuhuza ababyara bacu yego bishywa numvikana ko badashobora kubategera nyuma y'iki se we bisanzwe ubahere ese we wagira ngo ntabwo ari uwacu ntabwo twizeye ubukwe ariko iyo ndazijyanye ariko buriya bose barahaguruka hari abantu bo kugaragara n'abavandimwe bacu baba babisubiza kugira ngo rero sawa abakoze kutwereka iyo miryango n'abandi bose buriya ni abafamiye ni imiryango n'inshuti nazo burya ziba ziri kumwe natwe ntawabishobora kubirondora bishobora ariko buriya muntu yagira yerekane imiryango yahawe ndagira ngo François rero nawe arashaka kugira ngo ashimire abantu bamufashije Karurenge noneho tubone gusenga dusengera ikinyobwa n'icyo kurya cyageze aha ngaha karibu France murakoze mwiriwe neza imana ibamuca mwese mwese kandi murajye mu ijuru ariko murikoreshe sibyo umuntu w'icyapa n'undi agikemure abantu b'Imana agikemure iki cyakora cyagikemure mubane mu mahoro ahantu babika bimwe ndabashimiye Imana ibahe umugisha mwitanze pe Imana ibongere imirimo yanyu mwana kudutabara Imana ibahe umugisha natwe tujya tubatabara aho mwaguhe n'ingo cyangwa se mwagishije tubatabara sibyo kuko mutwaye hejuru bashimiye barose babika Kamembe abavukiye n'abandi n'amazi mwese ibahe umugisha nanjye abatanzi benshi batanzi kukinangaha ni nyimeze mu bahungu mbomboka nabo dufansi nyakwigira ngendeye Kamembe rero buri benshi batanzi bazangura n'uwahe n'umusaza
turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha kandi ku Imana iduhaye ibagweza mu mibiri yanyu. Nidusoza ubwo ngubwo ndumva ubundi ifite gahunda y'ijambo nawe kugihabwa hanyuma agisoreze abita mu mahoro murakajya mu ijuru. Abakoze kutugezaho iyo gahunda no kudushimira kandi ibintu byiza n'ijambo tubwiye nyaboneka niwaje wavuze ngo tugome inzira za Nyagasani. Mu gihe tugezemo ni ukugorora inzira z'Uwiteka kugira ngo natwe tuzatahe dufite intsinzi, kubera ko aha ngaha ni aho ducumbitse iwacu ni mu ijuru. Reka rero dusenge Imana ku buryo bwawe usanga ari ibiribwa wumviraho nyine kuri sawa kandi bishyira ko tuzakirana umunezero. Twongeye gushima Mana yacu, tugushimira ukuntu wabanye natwe muri ya masaha yose twatuzura mu rugendo, kandi kuva n'ejo Mwami twabura gushima kubera ko utegeze utureka waguye kubana natwe n'aya masaha n'ubundi Mwami turi kumwe nawe kuko biratugaragariza kubera kuko imvura iri kutunyagira itabaye kitunyagira wayihagaritse kubera ineza yawe. Ubwo rukundo wadukoreye Mwami Yesu Kristo ntabwo tuzabura kuruvuga kubera kuko ni ibitangaza. Nuko rero hano imbere zacu habonetse igifungurwa n'ikinyobwa bigiye gufungurira mu buzima bwacu n'imibiri, turagira ngo ubyeze ubitunganye kandi Mwami Yesu Kristo abagiye kubyakira ubahe kwakira no kugubwa neza. Kandi Mwami Yesu Kristo n'abagira icyo babona nabo tuba tubasenya tugira ngo Mwami Yesu Kristo bagire neza bwo kwihangana no kurinda no gutegereza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro n'iteka byose. Amen.